Je nubwo namukunda Mutesi nago nzamwibambira hano muri grillage ngo ibintu byo byose yakoze urumva nago ngenza muri grillage ngo nibambemo ngo nyamara mu birabo mu mbambe ngo nukugira ngo nemeze abantu ikintu Ferdinand ari muri izi anezerewe cyane amenyo yayasohoye ariko Mutesi umutima wari ngo Claude yaje kubwica Mutesi umbyare Mutesi mama wanje umbyare ibyo uvuga byose washwanye na Mutesi chati yanjye na Mutesi ngiyo barashwanye nose twarashwanye gute kandi tuvuga ngiye gusaba ibyo mvugana na Mutesi cyeme ibyo mvugana nawe reka banze ngewe nemeshe ko Pastor Claude yakubiswe byakwemera nk'umuntu wamutume kandi ari muri protocole kandi ari ndi imbere y'abantu n'imbere y'abanyarwanda bumva ururimi rw'ikinyarwanda n'imbere y'Imana invitation nayihawe na Mutesi ari kumwe n'umugabo we Fred. Ojesha wigize Yuda turarokoka. Yego. Nawe se kandi naye ari beef dufitanye. Areze je ntago banshakishije ngo bamene umutwe bakambura. Ngo Pastor Mutesi n'umugabo we bafungiye Dubai. Arwanditse ngo Jackie ko mukunda nohereze. Yego. Aramubwiye ngo ko mukunda. Wanyere kukusa wambaye ubusa. Mutesi yavuze ko mama Sharena ahubuka nawe nahubuka. Ngenda agati kateretswe n'Imana kadahunga ngo n'umuyaga. Cyane. Nta muntu numwe ntinya nshaka kumena umucenda womena ibyo Pastor Mutesi yavuga ku muntu wari we wese ndi imbere yanyu murabizi neza ko njya muvugira gusa ndi muri iki kiganiro ntago nshimye amajwi ya Pastor Mutesi yasohotse avuga kuri mama Asia nafata 50 yo kumunenga ko atakoze icyari gikwiriye nk'umubyeyi icyakora cyo ntabwo nshimye ko yavuze kuri mama Asia kuri biriya bintu byose byasohotse ntabwo nshimye ko Pastor Mutesi yabivuzeho ntabwo mbishimye pe ndagukunda Pastor Mutesi uri inshuti yanjye ndagukunda ariko mu izina ryanjye ngiye uwase Jacqueline ntago nanejejwe n'iriya message yasohotse kandi Pastor Steven nubwo yaje kwiyorobeka ko ataza ibintu byavuye niwe wahaye ari amajwi ajya kuyashyira hanze nawe ndamunenze muri iki kiganiro ngenda namuzi Pastor Steven twabanye kuri groupe twabagaho yitwaga umutima family cyera nta muryango buri kigoryi no ntimubona ko ndi ntabwa unyisingegera ukanyite gisambo nababara w'ikirara nababara buriya nta mugore wifuza kwitwa ayo mazina icyakora cyo ibihe bishobora gutuma witwa ayo mazina n'iminsi ishobora gutuma ukora ibyo bintu kugira ngo urebe ko abana barya cyangwa bugake wenda utanabikunze ari kubera ubuzima ariko tugaruke kuri mama Asia uyu munsi wa none ni umuntu buri muntu wese yari afitiye muwe ko abuze umugabo amutanya abana ndi kuvugana n'abantu bizera bibiri hagati y'aba babyeyi bombi mu yandi magambo umupfakazi ni don't touch aho hantu mashyizeho umucyo ntago Pastor Claude yabeshye koko yarahagurukijwe ku bintu byose birimo bivugwa ku byabaye Dubai byo kuba yarafunzwe yarahohotewe n'ibiki Mutesi yarankomerekeje ati narababaye rwose Mutesi ndamukunda murabizi neza ko ikintu cyose kimuhagurukiye ngihagurukira ariko kuri inshuro yarakosheje pe yarakosheje nababaye ku ruhande rw'ibisohotse mbabara no ku ruhande rw'ubisohoye mbabara no ku ruhande rw'ubivuzweho nababaye mu buryo butatu sindi umucamanza sinje no kurimiraho Pastor Mutesi itaka ariko hagati ubu ya Pastor Mutesi na mama Asia waturitse umutima yabarinde rwose Mutesi ndacyabigarukaho ariko ndacyabigarukaho ko yakoze ikosa nge nta soni mfite ndi kurira muri kamera njya mbona abantu benshi bagiye kuvuga ibintu bubika umutwe hari uburyo nanengamo bya gipfura byaba umuntu ariko bitohereza imyambiko umuntu ni umudayimoni umwarisemo nubwo bavuga ko ari abapasiteri sinzi aba barabahaye izo titire I'm sorry to say baciye umugani ngo inkubisi y'amaziranoki irayitarukiriza ndebye kuri channel nsanga video za Pastor Mutesi koko warazisibye zavuyeho zubukwe kw'inkoni kubisa mu cyebu yirenze urugo abonye askwanye na Asia namwe muhita mushwana nukuri nimukajye mugarura ngewe ntago njya ndindi naziriho ndahiriye ku Mana yaremye ijuru kwitakoresha kibumoso nka wese warahishije erahisha imoso kuko niyo nago nzimama nirayira mukanagari makire Laila Wizisho yaravuze ati Mutesi kwita mama Pastor wanyana si ikirara ingegera indaya atukwe kuba president w'ibirara kuko ni wowe urusha Asia abagabo benshi watereswe na benshi kandi wabanye na benshi Laila yavuze ukuri cyangwa se yarabeshye
rero Rayira ngewe ntago ndi umukombankweto wa Mutesi niyamye abantu baje kuvuga ngo nabakongo n'umukombankweto wa Mutesi kamara Mutesi yakwisambanyagaho uri umwana bafata ku ngufu yakwisambanyagaho se yabaga yagushyizemo ikigusiriko ngo ugiwe cyangwa mujye guhura we nimba warabimubonyeho mbikuye ku mutima na Bosco Empire turashaka kujya gusura urugo rushya uko twavuye kwa Sia turashaka gusura Mutesi hanyuma tubikuye ku mutima. Slim Jesus. Ibihe byiza nshuti bakunzi mudama kudukurikirana umunsi ku wundi tubahaye ikaze ku Ikaze TV Rwanda kuri Hara TV ndetse no kuri Slim Jesus TV. Subiremo tubahaye ikaze ku Ikaze TV Rwanda kora subscribe like na comment ku Ikaze TV Rwanda hanyuma werekeze kuri Hara TV ubigenze utyo ujye kuri Slim Jesus naho ubigenze utyo urabaye umufatanya bikorwa wakadasoka urabaye inshuti yacu turagukunda umunsi ku wundi amahoro n'amahirwe akomeze kubana buri muntu wese murabizi ko muri abantu badasanzwe muri abantu b'ingenzi muri abantu twiyegereza muri abantu dukunda muri abantu mutuba hafi mutwatuganiza mukaduha amakuru acukumbuye amakuru adafite ibibazo turaje rero tuje kuri aya macano yanyu ku Ikaze TV ni yanyu turaje na Jackie wantumiye akanteza ibibazo nari nkubitiwe ku rusengero mu bukwe bwa Pastor Mutesi ibi byose rero tugiye kubisesengura akantu ku kandi hanyuma rero turaje kuri Apotre Harimana Joseph Yongwe n'uburyo ashobora kuba yaragiye Ugande agafungura itorero akaba yagarutse yaje kwiyakiriza kwa Apotre Mignoni akaba yabwiwe ati nta bihanga bibiri bihurira mu ngoro imwe n'utundi Jackie aratugezaho amakuru buryo Pastor Mutesi amerewe n'umugabo we uko buryo bagiye Dubai aratugezaho buryo Pastor Mutesi yafashe rekodi agatuka mama Pastor wa Nyanasiya kohereza Steven urumva Jackie ni inshuti yakadasoka ya Pastor Mutesi ngayo mukorero kuri Hara TV hahire rimwe ri hahandi hakongoke akuramba kudapfa n'indege irashya twagiye Jackie tuguhaye ikaze muri iki kiganiro murakoze cyane aha ndasuza abantu bo kuri Slim Jesus TV ndasuza abantu bo ku Ikaze TV Rwanda ndasuza abantu bo kuri Hara TV yego mwese peace amahoro y'Imana wambaye neza okay murakoze cyane nashyize ibitamba none se kubuhisha ibituza ko nta mugabo ufite abagabo barabona ibituza byawe gute kandi wabibahishije reka ngire gutyo gira gutyo ndeka kwifureba nk'abakene bashaka bamanure na kamera no kuri gahunda hari cyo se muramenye babyeyi muramenye yes nsuje abantu bose rero numvise hari amakuru y'ingezi atambutse hari ikintu utazi rero abantu baraza kutubwira wambayemo ubururu mu byo wambaye harimo ubururu kandi harimo akantu ka bure ukuntu nanjye ndakambaye no mu Ikaze TV kiranga ibi bintu urabibona uti ibi bintu Ikaze TV harimo ubururu brebike prefonce byose namahoro kuki uri kuri freshers urakoze cyane ahubwo ntekereza buri rero mbabwire niba uyu muntu abona ko nkeye biratangaje kuko nge ndi mu bantu bazi ko ntakeye ingofero mu mutwe agatambaro namwe mwabibonye ukuntu naje meze so bivuge ngo rero igihe tuba twumva ko tudakeye wasanga ari bwo abantu niba kubona wicaye kwa Pastor Claude baravuga ngo Jackie yatumwe na Pastor Mutesi kwega kukuruga korode wikwemerera Jackie yaje kukuruga bitewe n'uburyo wantumiye mu gukwe bwa Mutesi nkahura nayo isato yaboneye ku mwonga none se ubundi nge naza kukuroga uru rugo sinsanzwe ndugendamo ahubwo abantu n'amakuru bari bafite ahubwo kuko nsanzwe ngenda hagenda ndaharya hano ni yo mana we turasa neza iyo ninjiye muri uru rugo nyivuga ngo mwaramutse mitamvuga ni mumi byaraye nicyo Slim uru n'urugo rugabura kubona Jackie yarampaye ubutumire bujya kwa Mutesi ari warushinzwe ubutumire abana n'inkubitiwe ku rusengero birakirwa bite ngo Jackie no mugambanye kuko yari yaratumwe baramugutumye babonye nta wundi muntu wakuza uki bagutumye umukobwa uki baguteza umugore rero reka twariho duhera sorry Alison Jackie amakuru y'imisi amakuru ni meza ndashimira ndakwishimiye muri iki kiganiro urakoze cyane dushaka twatangiye dusuhuza abantu bose bo mu Rwanda abo muri East Africa yose muri Schengen Canada America Australia abo bose twabahaye ikaze muri iki kiganiro
mu bihugu by'umwe bw'uburayi muri Europe hose. Jackie rero ugize gutya ku bukwe bwa Pastor Mutesi, muragiye muricaye muragambanye mukoze ubugambanyi bushukana murushatse kumfatira mu cyuho ngo munkubite ku rusengero i Kanombe, hanyuma baguha invitation bati wowe uzamushukashuke twe yaranze wowe wazitaba. Zira invitation ni Mutesi waziguhaye nguzime cyangwa we waragiye uraziha uravuga ati genza atumira Korode hanyuma muzamukusanira. None se ahubwo tukiri aho ngaho njyewe naba ndinde wo kwiha invitation nkazishyiraho n'amazina yawe nkagutumira imbere y'isi yose umugore wanjye n'umwana wawe mu bukwe bw'abantu urukumva bo batagutumiye ko dufite igihugu kirimo amategeko, icyo si cyaba ari icyaha. Hanyuma Jackie rero Jackie nubwo umugabo yagutaye ukaba waradivorosheje ariko wari mama pasiteri, ujya gusezerana gusaba no gukwa byawe urusengero mwararuhishe nk'urwo mwari mwahishe jo buni Mutesi asezerana. Shaka nuko gutabwa koko kagakunze kunyiziringaho. Uyu mugabo ko ari kunkomeretsa muri iki kiganiro ngo nari naratawe. Urumva nyine waratawe nyuma yo gutabwa haba divorce. Sibura nta n'uwantoragurara. Barahari benshi nimero zawe turazishyiraho rwose. Sirimu muze gushyiraho nimero zibasha. Nigeze kumva na Jackie muri gukozanyaho ngo agishuba ziko we muri gutuka. N'ubundi nicanye n'igishuba ziko nigeze kuba igishuba gabo nanjye ubu ni igishuba ziko twicaranye. Rero ariko kibazo cya Jackie ngarabenga. Jackie uramubona ni umugore mwiza rasa neza afite ubwiza ku isura ariko ibintu nabyo nzi. Abantu batambaza batubwiza bwaje kubuzute. Ngo Jackie korera Hara TV kugeza ubu Pastor Mutesi yamubonye umugabo mu diaspora. Banza wumve rero uburyo Jackie yari yambaye mu gusaba no gukwa ubwabyo yakenyeye ubwabyo utaterese Jackie utamajije uko yitwa icyo gihe wari kuba ufite aya mafoto atambuke ku Ikaze TV Rwanda abanyarwanda bayarebe. Kabiri umva Aslimu kabiri ku munsi w'ubukwe wa mariage urebye ikanzu itukura Jackie yari yambaye y'umutuku urebye ukuntu yari yambaye yazana atambuke mu kiganiro bambaye ntabwo ari bose Jackie yari yihariye ku giti cye yasagukwe naranayiguze ni uzo bari bambaye ubundi umuntu witwa Jackie na Marene nyine yari yambaye imyambaro y'ubumarene ariko wabonaga ko yambaye ari fit neza fitinga neza fresh bya kweri bya vrai. Ako Mutesi ntaranezerewe ku munsi w'ubukwe kubera iki Mutesi yari afite umujinya wabonaga atishimye ariko Ferdinand muri kam Ferdinand kataga karaoke Ferdinand muri ntiyabyinnye kata ntiyari yarongoye karaoke uzi ko bakata karaoke ngo abantu bareba aya mafoto mu bana hari Ferdinand muri izi anezerewe cyane amenyo yayasohoye Ferdinand yari muri mudu neza Ferdinand yari muri mudu neza ariko Mutesi umutima wari urimo Korode yaje kubwica mwene magambo Mutesi yari yabuze amahoro kandi n'izina ry'Imana ndi mu bantu babwiye Pastor Tito Ruseyo navuga ngo ubuse koko ubukwe bwa Mutesi budatashye wasubiza ubukwe nyuma ngo nimusezeranye amadivorce ibyo bintu bibaho urumva ariko Jackie yari yahageze kare. Jackie nguyu ni soma mbika wa Mutesi rero ubwo nambwire ni gute nasebeye nawe bivuze oya nawe bivuze neza nuza juste yaravuze ngo umukomba nkweto amutse none nawe ko yaje kwita umukomba nkweto ubarebe yaramutse mwiriwe mwana buretse ikiganiro cyanye na Jackie wikivanga vanga nta kibazo ubona ari impamvu nyuma yuko atangaje ko abari mukomba nkweto Pastor Mutesi kugeza kuri bakaba yararebye atagifite n'imbaraga zo kwikuramo inde Justesse nyine urumva yagiye mu yandi magambo yashatse kujya yagiye muri presidency nta ruhushya yabisabiye
none se wowe uriyita umukomba nkweto wa Mutesi ngo Mutesi umbyare Mutesi mama wanjye umbyare ugire gute kuko n'abanyabantu bavuga ngo yasinze ariyo comment zose sinzi namwe abibonye abantu ko ari zo comment banditse mu kiganiro ngo yasinze mu kiganiro cyagiye kuki bavuze ko yasinze bamubonye misindwe se byo byari bivuye kuki yari gusaba ko bamubyara ariko mbere twe kujya kure twigarukire ku rusengero Kanombe niho nshaka ku rusengero muri Agape Kanombe ku rusengero Kanombe bakwishyuye angahe kugira ngo ujye kugusha Claude abari muzana mu rusengero mu mugambane mu musebereza ku rusengero mwari mubizi neza ko naza ibi ni nko gufata Rusesabagina ukamuriza indege bakwishyuye angahe ni uko Rusesabagina yisaze Kigali nanjye nisaze ku rusengero nisaze ku rusengero umugore yatumye wibagirwa ko ahantu ugiye ushobora kuhasebera oya urumva Jackie yari ahari yaranyishimiye tunahageze twakoranye n'ikiganiro noneho Imana kugira ngo isubize agateka ikiganiro dukoranye Imana yari yabonye ko ibintu biri buhindura isura aho hantu urumva rero nashimye ndanezerwa ko tuje mu bukwe bw'umuvandimwe bwa Pastor Mutesi mushiki wacu muvuga neza namuvuze neza namwamamaje neza kuri Hara TV noneho kadi ngo yaje gushya none se buretse gato ya kugira ngo tujya buretse gato ayo na makuru wowe wabwiwe ariko tuvuye mu bya kadi yego subira kuri Hara TV ureke ibiganiro by'ubukwe bwa Mutesi ubisangaho byagenze bite no se nibyari byasohotse byagenze bite rero ari wari kuri Hara TV wowe wari Marena wa Mutesi wari uri kuri Hara TV yiri Hara TV wowe Marena wa Mutesi wari Marena wa Mutesi ikibazo gihari ni kimwe kubera ikibiganiro kuri Hara TV bitasohotse kandi ariyo cana imwe rukumbi yari yemerewe gufata ibiganiro ndetse nagira neza TV kubera iki byavuyeho ibyo ngibyo naga ikibazo tugomba kuba oya ni ikibazo wenda yaraguzwe tura refreshing oya ntibishoboka oya none se ushaka gusanga yivuze bazumve Hara TV niyo wakoragaho ubukwe bw'abaye ari gukora nashwanye na Mutesi byagenze bite rero wenda TV yara refreshing bashwanishije n'ibiganiro yafashe bazumve uwitwa Bob wa Nkunda Gospel yaramubwiye ati Mutesi ni gute twabanye nawe mu minsi yo kubaho kwawe yose mu biganiro Mutesi twabitse amabanga yawe benshi warangiza ugafata umudamu nka Jackie wa Hara TV ukavuga ngo niyo wemere gufata ibiganiro nagira neza gusa TV twe tutime none se ikibazo Mutesi se watubwiye ngo tubisibe ninde wabibabwiye ninde none mwarasaze none se uziko mwanasaze nagira ngo numve ibyo muvuga mu biriho Jema chaka kuganira namwe ninde wababwiye mujye ibiganiro yatwitswa n'ikire no ikiganiro cyanjye na Jackie cyabujijwe n'ikikujya ikiganiro cyabuze uyu munsi wenda twavuga kidahari nicyo ngicyo cyo ku munsi w'ubukwe kandi bibaho mwese muri abanyamakuru hari igihe ukora ikintu kigashya cyangwa mu mashini wakeditinga akavukamo ibibazo simbizi mwese abadukurikiye barabizi ko oya nta kibazo kidasanzwe cyabayemo imvura yaraguye oya no kuko Claude twatugiye no gukorana ikindi kiganiro cya kabiri rega nge nta muntu mpamabwiriza hano kuri YouTube ntago Mutesi ari umukoresha wanje wait wasi ushaka ko nsubiza abanyarwanda ntago Mutesi ari umukoresha wanje cyakoza byo ni umubyeyi akaba umushumba akaba n'ishuti yanjye ariko si umukoresha wanje ariko ibyo bintu bitatu bikubiyemo kwiyo yansaba ikintu nagikora ariko wibuke neza yuko uyu munsi kuba ikiganiro kitarasohotse ndagishyiraho umucyo kino kintu amashusho kadi icyo kibazo kadi yakigize n'abageni bataraza ahangaha ambere umutemwe yari ahari oya ntabwo bizi niba kadi yaragize ikibazo cyo gusabye gusubiramo ukanabyemera ngo dukore stand up oya gusubiramo nakubwiye ngo ikiganiro kigize ikibazo tugiye kongera tugikore urabyemera imvura itinagwa turashira Jackie ntabyo nemeye ntabyo wambwiye Jackie ntabyo wambwiye uribuka ko twahise twinjira mu rusengero Jackie urabyibuka neza ahubwo jewe naje kubibwirwa n'umuntu witwa Ndemana yanjye pasi y'impanuro yaje kubimbwira ngo ibibazo byavutse Hara TV
baretse tujyane ibintu ku bindi imyaka ibyo uvuga byose washwanye na Mutesi ayo makuru afite ubu se Mutesi twarashwanye uzi ko abizi ko nicaranye nawe mu kiganiro muhamagara ntago namamagara ntafitemo butine hamagara mushiki wanjye twumve hamagara kuri WhatsApp oya ntago ikora udafite butine mujye musirimuka ntago uragera Dubai koko ntago byakunda udafite application singiyi today ntago none sikakwandikira gasiba kandi no iyi message yarije kabiri yaje kabiri arayisiba ariko nayibonye yanatanze excuse dore ngiyi message umuryango wa Murindwa Ferdinand na Pasteur Mutesi Marie Aime ubashimiye byimaze uburyo mwahagararanye natwe mu bukwe bwacu mukaduha inama ibitekerezo isengesho ndetse n'amafaranga Imana ikomeze kubaho umugisha kandi natwe aho muzadukenera turahari murakoze si today ubuse ni waruvuze imizamuko hanyuma ibizamuko imimanuko rega buretse oya yes nezo dore twara aka voice niko shaka uje kumva guteka ibintu byanjye nawe aka voice niko dushaka dore chat yanjye na Mutesi ngiyo amabarizo nose twarashwanye gute kandi tuvugana cyangwa voice ari kugutukana iyi voice niba uyiduje niyiki none si bureka nkubaze ngiye mpure okay none umaye uburenganzira bwo guprayinga ibintu mvugana na Mutesi nta kibazo reka none praying ibyo mvugana nawe imbere y'abanyarwanda nicyo cyiza topi reka dufate ibyo oya batse gato oya yego nta kibazo wese je urapenda kandi tukomwe hano niba ari ibintu by'umuntu biri prive ubwo nama nibyo mvugana nawe ko nawe mfite ibyo mvugana nawe siri mu Jesus Rena uyu ejo twaravuganye dore ngi voice ya siri mu Jesus ni praying nese baza umva nyine oya ubwo reba ari gupurenga mureka dusewa batse gato muri kushiza kurashwanya na Mutesi ibyo mvugana nawe none horonga ngaho bazubwira ngiye gusaba ibyo mvugana na Mutesi cyeme ibyo mvugana nawe reka banze mwibarize iki cyatumye uhabwa invitation zo kuntumira nk'umuntu wari uzi yuko waravuze ngo ni jewe uzabushinzwe security protocole ibintu nibizima Mutesi yakuntumyeho akire invitation wasanze ku rusengero se nanjye wakwakiriye ko noneho hanyuma rero sasa iki cyatumye nyiri urusengero ayicaza mu ntebe imbere hanyuma protocole zimeze nk'iz'abajepe ukuntu n'abasinzi ba n'inkoni n'ibiki biriya bintu kubera iki mu rusengero hinjiyemo umuntu ufite ngo yanasinze none se baretse gato mbere yuko yenda njya ku ruhande rwabo urimo kuvuga mbere ya byose nashimye ko ari wambaye neza wasaga neza ibintu byose byabereye ku rusengero waba wibuka nari mpagaze wari uri ku muryango uri protocole we wari uri hehe jewe se ninjiye mu rusengero oya subiza abantu witanga uko winjiye nari ku muryango we wari uri hehe hari uko nari mu rusengero nyuma nsohoka mu rusengero njya kwambika Bishop Habineza twari twegeranye se nibura ntabwo twari twegeranye nari kumenya gute byari gucamo ariko baze nyuma yaho Jackie arahamagaye ndi kumwe n'umushumba w'urusengero na musaza wa Mutesi witwa Wemba yari yasinze afite inkoni n'ingofero mu mutwe mu rusengero wabyumvise none se niba uvuze ko Wemba yari yasinze kandi Wemba yarasirimbye imbere tukwereke Wemba atambaye ingofero muri video atambaye ingofero nyine bari bayimukujemo Pastor yavuze ngo yabwiye umudiyakoni w'urusengero baza wumve se Pastor urumva we waraje uhita usubirayo wasanze Wemba duhagaranye cyane twari duhagaranye na Pastor w'urusengero inyuma haruguru mu gikari mwari muhagararanye naranababonye twavugaga iki nushaka bivuga ahubwo buretse gato we niba ushaka ko nshyiraho ukuri ku byabaye nubwo numvaga ko bino bintu byabaye noneho kambaze mwe guteza amatwi ishyira hano mikoro ntega mutwitegera ni nacyo kintu kiza ubundi kuko nuvuga nanjye nkavuga ntabwo ukuri abantu bari bukumenye ndamusaba imbabazi kuko watumiye umuntu asebera ndamusaba imbabazi ninjye wari warongowe nose ninjye wari warongowe ntabwo wakozwe n'ikimwaro ubonye watumiye umuntu bakamusaba umuntu wamusohoye Jacques ko nakubitiwe ku rusengero burese gato njyewe nemeje ko Pastor Claude yakubiswe byakwemera nk'umuntu wamutumiye kandi ari muri protocole kandi ari ndi mari nanabihakanye abantu bakwemera ukuri wapi byakunda hari akavideo wabonye akavideo nahafatiye ndavuga ryari nta cyaha wishinja nyuma yo gutumira umuntu ese none se rega nabuze nsubiza nondeka subiza akira mikoro umugize oya nta kibazo oya wanafata ni subiza oya reka mbabwire
bari mudukurikiye ntago ibintu turimo hanzi barabizi ko Jack ngira ukuri imbere y'abantu nge ngira ukuri kuko aho naha nta muntu hanyishyurira nishyura kubera ko na ingofero nziza wambaye neza n'isaha nziza hanyuma bayita smartwatch aya nasubiza bayita smartwatch wayibonye iyi ngiyi irarenze niba ibintu byose iyi yitabirwa kuri telefone okay très bien ndasubiza nta kibazo noneho nta muntu ntahiwe nta n'umuntu mpahira ngo nimvuga ukuri asiyo ndayivuga ariko uratinya kuvuga ukwa Mutesi ese ko ushaka kutujisha ko dasubiza njya kuvuga mwese bino bintu birarangira okay reka nsubize kino kintu dushyireho umucyo kuko mwahereka mwaniganye ijambo numva amagambo agiye nta kibazo tabanze be oya n'ukuri ntabwo bakunika ntsabo umuntu koko naje kumuha invitation kuri kamera icyo ndacyemera ndi imbere y'abantu n'imbere y'abanyarwanda bumva ururimi rw'ikinyarwanda n'imbere y'Imana invitation nayihawe na Mutesi ari kumwe n'umugabo we Fred ari babiri oya nago bari babiri bari abantu nka bane ko hari arimo umwana we I think nundi muntu ntari kwibuka neza hari harimo abantu nka babiri ntari kwibuka neza reka tuvuge banyirubwite nibyo bifite umumaro invitation barayima bayimera ahantu runaka ndagenda ugumye kuri telefone gato tunitabire mu kiganiro yego Bosco Empire noneho rero mwana wanjye turi mu kiganiro na Jackie Jackie ndimo ndamubaza impamvu yampaye invitation y'ubutumire bw'ubukwe bwa Mutesi cyo ni ikigambanye yari yamaze kumenya ko harimo ubugome n'ubugambanyi bwinshi rega nawe birimo ntago yabihakana yarabirimo ndimo ndamubaza niki cyatumye ntumira mu bukwe azi neza ko harambushi hateze ntabimbwire hakiri kare ngo mbyihore kuhaza ubwo ari kugusubiza ngo iki bimubaze bimwibarize guteza amatwi mubyeyi yesha wigize Yuda turarokoka yego nawe se kandi nawe hari beef dufitanye uretse ko ntago banshakishije ngo bamene umutwe bakambura naherutse umpamagara umbwira yuko uri kuhaza ariko uko watashye sinkuzi inteko rode yarandabuye wemba yaravuze ngo ni icyanyereka cyaki ngo ni Bosco ngo na Ezekiel ngo na Bosco nibaga na Juste ngo nandi yibishaka cyabigereka bira nabyo ngo nabyereka reka twumve none Bosco icyavuga Bosco Empire turakumva ku murongo wa telefone hamwe n'Ikaze TV Rwanda na Simugiza TV hamwe na Hara TV harashya cyangwa hakonje aho yani hahire rimwe turakumva Bosco Empire no kuvuga ngo wowe Jack kuntu nkuzi nubwo wenda wabigizemo uruhare ariko ushobora kuba utari wabigambire cyangwa utari ubizi byarangwiririye ariko zira invitation twahawe ubwo ari mu buryo kugira ngo tuhagere hanyuma ngo baze kuturaburiza ngo mu bukwe bwabo Imana ibarabura amakuru nge nayabonye mbere wera ko niyizinda batataje umuntu nyinisha nkamucurikira mu bukwe mita nigendera ndi kumwe na Nepolika ndi kumwe na Nepo na kamarade Nepo Rugendo TV hanyuma ku rundi ramamagara ngira ati bansoye mu bukwe na nabi cyane ati umusaza wa Mutesi ari kugushakisha mu buryo bukomeye cyane ati nakubona muraserera witwa Wemba rero ndavuga ati nta kibazo reka ubwo nico mukere niba umuntu yantumiye kugira ngo ngirire nabi ntago mbizi bita nigendera nyine to gutyo ariko nzireza ko invitation wayimye uranambwira ati nuhagera abari ngiye umuntu uza kuza kuvugisha wako ndibuze kuza kuba nagufasha mu bijyanye no kwinjira ngoro narahageze nsanga we ntago hari kuri meza paka wahageze nyuma ngi nagiye buriya nari muri protocole y'abageni ntago rero kuza kuri reception abageni basize inyuma ariko wari ukino ku rusengero n'ubundi wowe juste niho nari nkiri ariko ngi nahavuye Mutesi ngira ngo yahageze ndetse na Bishop Habineza nawe ngira ngo yari yahageze kubera ko natandukanye na kamarade ngo agiye kumushakira parking yana parika ahubwo Bosco wibagirwe kubaza Jackie uburyo bateguye invitation z'ubwambuzi bushukana ngo bazakora muri hoteli ngo niba ngo ari Kigali Delight Hotel unyene nakodesheje kuntu yamenze nkayisubiza baragize bakadutuma imyenda yo kujya kugura nkajya kugura costume y'ibihumbi 100 yo kujya muri ntuze niba ari Delight Hotel nkajya muri Makorombe barampenda costume barampenda bampenda ku mashati njya kwa mana yanjye inkweto buri kimwe naguze buri kintu cyose kugera kuri Muchikopo kugira ngo ibintu byose biba ari bishyashya
kubera ubukwe bwa Pastor Mutesi na Ferdinand. urangije muri noza muri hoteli ntiwagiye birangirira mu byatsi bya Meza Park. Oya reka tubaze Jackie kuko yari muri coordination ku kimwe dukora ubwambuzi bushukara mukatutuma tujya mu madeni no kwikopesha no kugura imyambaro ubu tukaturi mu madeni yo kwishyura ibyo twambaye. Iyo mukora ibyo mushoboye Kandi ari byo tegeko mwari mwashyizeho ryo muri Delight Hotel. Iyo mujya mu mujyi se mukadodesha mariba cyangwa mukadodesha noza poperine. None se ikibazo gihari ni kimwe. Ko byarangiye mutatujyanye muri hoteli mwatubwiyemo. Ko byibuze tugera muri hoteli umuntu yari go kwiruhukira mu mutwe na sare yanyu ntanayigemo byibuza ariko muri hoteli umuntu akagira uko yigenza ku giti kiwe. Ubu narindi kumwe na madamu kubera agahinda yarabonye nibibazo nari muye nabyo n'ibiki byose yahise agira ndangije cyakoza ngo usengera isengesho navuga ngo mana niba uri Imana yampamagaye Jackie icyumweru cyangwa ibyumweru ntibirangire atabonye kuri Imana ko yankojeje isoni nawe umukozi isoni amara iminsi atajya kuri Hara TV kandi koko wahise ukora impanuka cyakoze uyu munsi ngukuyeho inyatsi zose ngukuyeho izina ribi n'ijambo ribi nakuvuzeho ryose ndarihanaguye mu izina rya Yesu uri umunyamugisha uzaba umugisha uzagera kure uzakomera kandi ikindi Imana igiye no kuguha umugabo utari inyatsi. None se ko mwavuze ngo nshaka ko ari njye uzanye uburozi ahubwo ntago uburozi nabuhabwa no twicaranye wanzengeye nayo oya isengesho navuze niba mbere namagambo Elia yaravuze ngo niba ndi yes mwana utamubaza urwo yahuriye narwo muri Cameroon ubundi wowe bemeze bite inde Hara TV uyu se yagiye Cameroon nta makuru afite mwihorere ntago ajya areba state umva oya makuru ya abanyarwanda ntago umva muri Cameroon urumva sha ndakora iki abikubwire ngo nakubeshya nzamira umuceri Jackie yagiye Cameroon mana yanjye sha Bosco nawe kuko yewe jya wihangana ubikibanga pa turi kuri kamera Yaounde byagenze bite ibi tuzabikata umva kamera nabari amakuru Yaounde byagenze Bosco wabivuze bana Yaounde byagenze bite tubwire ibya Cameroon mureke reka mbe mbyihoreye ariko utabyivugira nzamena umuceri Yaounde byagenze bite abantu bari bazi uko ngo nakubiswe ntibari bazi ko nagiye mu ndege nayo maze iminsi mu butembere bo bari bazi ko ngo iminsi yambanye mibashake kora mana abanzi banjye bajya basenga abanzi bawe bicecekere izobo bacukuye bazitere mwinsina nururutse indege ariko umwanza araho ubu ngo barashamye mu mihanda ngo Jackie ngo byaranze Empire yola none se yagiye Yaounde yagiye Douala ni wari Yaounde wari Douala nari Douala wari wagiye guhura na wa mu diaspora okay ayo nandi makuru abanyarwanda batari bakwiriye no kumenya ako Cameroon ni intangiro y'ibintu byinshi oya Jackie nabivuge Cameroon nyine oya nta kibazo nta kintu bitwaye mfite y'umutante naye nagiye gushaka uburyo bwo gukorerayo nsanga imikorere yaho bisa naho bigoye kwanza wanagiye urabizi ko abantu bafiteyo ubwene gihugu bwaho abafite nationalite nibo abantu bashaka gucuruza nyine cyane bikemerwa ikindi n'abanyarwanda benshi barahari buretse cyumba arakibonye se bigeze ariko ntabwo buretse cyuma Pastor Mutesi yarayeho ariko gutangira cyashwanishe Mutesi na Jackie Mutesi yarangiye umugabo Jackie ngo ahure Cameroon biragira bibaye ibibazo ageze Cameroon biranga nicyo gituma biragiye tubimenye ngewe igihe nagiriye bwa mbere Cameroon ntaranamenyana na Mutesi bikwereke wowe oya nkwereke na visa oya buretse gato ama Cameroon ari amakuru Jackie nuko nawe uri gushaka kwijisha umva uko muri kuganira sibyo ndamubonye oya umugabo ubundi ndaho ngaho ngewe ninde wakubwiye uko ntazakundwa se ibyo ko nta n'umugabo uri muri telefone ariko se utagukunda ubundi yaba ari umugabo wese udafite umugore akwiye kugukunda kuko uri umugore ufite isura nziza kandi ikindi ibyo ntazi ni ibya Afurika y'Epfo sinagiyeyo ariko bya Cameroon urabizi cyane bisobanukiwe cyane oya Cameroon ndahazi ariko serious nuko ibyabereye byo ntabyozi ibyabereye Cameroon ntabyozi oya dukomeze n'amakuru tubwire hari abantu hari abantu Pastor Mutesi yabazanye nabo Cameroon benshi cyane bizi ngewe ibyo ngibyo impa yavuye ku murongo nagiyeyo ku giti cyanjye abantu badukurikiye babyumve nta makuru abantu benshi bari bafite ariko najya mbabwire yuko hari yari mu rugo mewi meno hanyuma rero sasa hari bivuga ngo muri iyi minsi Mutesi yarari Dubai n'umugabo
nawe ngo wari uriyo nyuma noneho ngo murara mu cyumba ngo mwaraye muri hoteli imwe ngo haza kubonekamo ibandi iri bandi rero ngo riza kusa n'iryiba muri hoteli ngo bahamagaza polisi kugira ngo buri muntu wese amanike pasiporo ziwe kandi uyu mugabo noneho ngo wicuza icyatumye ujya Dubai uhita wigarukira ibandi bubandi nyine wahise wigarukira bitewe nuko umugabo mwari mugiye guhurira ngo Dubai yirizina bitembeye ibyo bintu hanyuma ngo usigaye Ferdinand na Pastor Mutesi noneho ari naho abantu bavuze ngo Pastor Mutesi n'umugabo we bafungiye Dubai ariko gufungwa nyine zagiye binavuze yuko bafunganye impeta Dubai Ferdinand afunze impeta Mutesi nafunga isaha n'impeta bifungisha umugabo ku kiganza barafungana neza birafatana neza ngo birafatana babafunganiye Dubai nyaba bifunganiye Dubai mufite amakuru ubusereka mubaza boretse gato suyu mama hatsopa kabebe boretse gato kabebe boretse batamutaya mutujyanga indege nago tuzijyamo zana iyo foto yizana nyine yinyohereza neza undi uri kujya Cameroon oya njyewe ndanagenda ariko mwema muramuzi ngo ubuzima bwacanze abantu baza wumve avuye Dubai asigaye Mutesi na Ferdinand bitewe nuko umugabo Mutesi yari yamuhuje nawe Jackie yarahageze aravuga ati ntabwo ruko nteye umwana wavukiye Kigali suko mba yasanze umugabo se bitavamo baza uwo mugabo biravuye ko umugabo yasabye wuncece Jackie reka tume n'umuceri hano uwo mugabo yashatse kuri wuncece Jackie aramubwira ati jewe suko mbaho igishoboka kuri Jackie uzazi Kigali usabe ukwe baza umese reka tume n'umuceri hano kurya yamushyira umugabo mu Dubai azibera Dubai noneho Mutesi aramubwira ati rero wa mugabo we narizi yuko ibintu ari bizima ntabwo nezi ko wafata umwana w'abandi gutyo ari icyo wifuza niba ari ukushaka asubirayo aho wavuye wabyumvise hanyuma uwase Jackie afata indege agaruka mu Rwanda muri kwa kugaruka rero umugabo ubarimo arasaba imbabazi Jackie ubutitsa message wazibonye ntazibonye nyine ariko umusaba imbabazi ari ubwo sicyo ntabonye n'iki wowe nose waba wicaye hano atangizwa na police rimwe nimero itangizwa na police rimwe ni muri Amerika ni muri Amerika n'umugabo wateretaga Mutesi kera yego Mutesi amutera ikoshi Mutesi amutera itarasi abyumvise Ferdinand amaze kwinjiramo Mutesi yahise ashyira ku karubanda nizeye ko atari wa mu Bwongereza Mutesi ngo ukuntu ari ntabwo ari wa wundi wo mu Bwongereza w'abana babiri umwe ufite ingengabitekerezo ntabwo ari uwo mu Bwongereza Mutesi yavuze ko afite ingengabitekerezo mu bana urumva uriya wo mu Bwongereza ni umurundi ufite ingengabitekerezo kandi rero kandi urumva umugabo udakora n'abana Jack afite abana n'uriya mu Karitasi afite abana uriya wo mu Bwongereza kandi urumva ko Mutesi yaravuze ati icyambabaje ni kimwe afite ivangura ry'abana urumva ntabwo akina ikarita neza ngo zirye neza message mba nakiri ariko Jackie umiki mama iki hari uwanditse ngo Jackie ko mukunda nohereze aramubwiye ngo ko mukunda wanyere kukusa wambaye ubusa hakohereza $1,000 ndabibonye Jackie aramusubiza ngo umva ndabisubira biwe Jackie aramusubiza ngo abazimu bashye cyakora imihanda yanyere reka tugaruke ku mihanda mureke mbabwire tuve mu by'abandi bose tugaruke imihanda ibyo bone hano kuri telefone ya Jackie uwiteka ni uwizi bahuje umva reka tuganire bakatsa video wambaye ubusa bamwatsa video yambaye ubusa inde Jack oya Jack aravuze ngo abazimu bashye aramusubije ngo abazimu bashye twagiye guys urumva ko imihanda twari dukumburanye byari ngombwa ko tunyura muri ibi bintu byose gusa kimwe cyo hari n'undi mbonye umwemera $100 ariko wenda ndabona hari rwose na genda sizwe dore ngaya arambiye ati ndayaguha mu izina rya Yesu mpa nimero yawe ya mobile money nabibonye urumva ko nibo ndabari zo nabonye hakaba n'uyu nguyu yitwa ntumvuga izina rye oya ntabyo mvuga wabimbujije aha nawe yaraye
ayohereje rwose kandi n'abantu banjye babibonye USA ariko cyakoza ntabwo nabura kuvuga ko ari muri Texas Texas niho Rusagara yabaga umugisha wanjye nyakwigendera Dieudonne Rusagara niho yabaga uyu reka gisimbesha reka mbabwire aya mafaranga icyo nayakiriye njye ntabwo nyanirarira nta nubwo njya mbeshya mperutse gupostinga mbabaye I think wabibonye wowe ureba stats zanjye so umuntu hari abantu bafite umutima aransanga arambaza Jackie ufite ikihe kibazo ndamubwira nti mva rero ntago njya nkunda kuvuga ibintu byanjye ariko bibaye ngombwa ko mbikubwira mfite abana ndera papa wabo sinzi yabamaze imyaka 9 agiye yabaye igihararumbo so waza mva n'abantu baba pastor baba bayibikama pastor bakoranaga nawo umurimo w'Imana sorry ndangije ndavuga nti nje byabaye ngombwa ko mbivuga ni n'ubwa mbere mbivuze gutyo uko nabisubiyemo kuko nago ndaza hano kuri kamera ngo nsabe nta muntu uranyumva ngo mwamaye nawe ubinzi yo muze muri comment mudutuka ibindi mukavuga ibindi ako sindabivugaho umuntu ndamuga nti nkubwije ukuri rwose mfite ikibazo cya minerivare y'abana imyaka 9 mbarira bonyine mbyenyine papa wabo ntitubavugana kuva 2023 none na telefone yavuyeho ariko anamaze kugenda ntago nzibye hanyuma rero abona bibwiye nibo just uri kubona iki izo bless n'abantu bandi reka dusuza abantu bitwa ba Benjamin bose turabasuhuje urumva sibyo siri abantu bitwa ba Benjamin bose ba Ben bose tubasuhuze Ben Mugisha Benjamin de Ben bose n'abandi bitwa ba Ben n'aba Bernard bose tubasuhuze abantu nk'abo bose kandi amazina ya baba ya babe na ba na babe na babi nushaka kumubabwire kuko we n'umuvandimwe ntacyo bitwaye yitwa Bertrand Texas urumva abijyanye muri za bebe ataza kwimva mu kiganiro aremewe Bertrand aremewe Mugisha aravuze ati abana bagomba kujya ku ishuri reka ngewe nshyire itafari ryanjye so Imana mu mugisha niyo mpamvu ubonye ni message yindi ivuga uti mereza nimero yawe iki iba muri mobile money so reka mbabwire sindi umugore mubi nshaka nayimuhaye wayimuhaye nabo bayireba yego nayimuhaye nimero yanjye iba muri mobile money ariyo iyi hakaba yinise yarenze gato ya 078415 iyi nimero natanze nta nubwo ino nimero njya nyitanga muri social nta kave yashyira ariko impamvu nayimbese gato ya impamvu ngewe nababwiye ikibazo cyanjye abo bantu babiri banubonye nuko bino bavuga ngo kuza kwiba ngo muri social media ngo abagore buretse gatoya nshaka kwiba hari ibyo nakora nanjye nkitwara nk'abandi sinakwaye ntega moto cyangwa ngo ngiye nk'abateka abandi bateka imitwe ngo ni bakina prank bagenda bashinga amamezo de passage atara yabo cyangwa yabo simbizi nago ibyo binande ngo bose bama masharene oya nta muntu mesha inzizina nago mbivuze oya nta kintu masharene yaravuze ati oya mama Sharene ni umubyeyi mwiza nigeze no gukora ikiganiro wanyu akwaka nimero zanjye urambwira uti yanyatse nimero nuko atanamvugishije ariko ndamukunda Tese yavuze ko mama Sharene ahubuka nawe nahubuka ntabwo nge namufata nk'uhubuka umugore wese ukiri ku musozi umuntu wese amufata ijambo ashaka ariko nagira ngo mbwira abantu ntukajye uvuga amakuru y'umusozi utabayeho Kigano cya mama Sharene yakoze kuri Mutesi cyagushimishije nta kintu na kimwe kijya kinshimisha ku muntu kuko umuntu ashaka kuvuga ibintu ari muri revenge ahubwo ikijya kinshimisha kuri ngewe nukumenya umuntu yari ari kwihorera ku kirapfiki na Mutesi ntabwo niba yarihoreraga mbizi nagusubije ngo Korode ashaka kunkora ikiganiro nkuko yavuze ati Jack akimara kumbona y'igisuzuguriro ngize musabe kuba ari mu rugo urumva ni revenge y'ibyamubayeho ariko nagize mu ndababaye no kuri kwimana uko nguko nukuri ngusabe nimbabaze mu kiganiro nge naragutumiye ariko ibyo waciyemo sinjye wabigucishijemo kuri kwimana sibyo umbabarire Imana imbabarire sibyo icyo cyose n'ubwo dukomeze njewe reka mbabwire ukuntu Jack inteye ngenda agati kateretswe n'Imana cyane nta muntu numwe ntinya nshaka kumena umucenda womena nshaka no kuvuga ibyiza ndabivuga kandi no nshaka kunenga umuntu ndamunenga ahubwo ikintu nshaka kubwira abantu ni kimwe uyu munsi ibyo mama Sharene yavuga kuri Pastor Mutesi nibimureba ibyo Pastor Mutesi yavuga ku muntu uwo ari we wese yaba afite impamvu ndi imbere yanyu murabizi neza ko njya muvugira nkanaza nkavuga kuri buri kintu cyose ntabwo nabashije kumusanga mu gikari wenda ngo mubwire ngo ibi biri kuvugwa ariko mu by'ukuri ndi imbere y'abantu sinje kwigura kwa mama Asia kuko ntago ngiye kujya ku ruhande rwe
kuko uruhande nari ndiho nzarugumaho Pastor Mutesi yaba mwiza yaba mubi mwamukunda mwamwanga nge nzamukunda kuko umutima watumye mukunda ntago uwo kumwanga undimo hari impamvu Imana yaduhuje gusa ndi muri iki kiganiro ndi muri iki kiganiro yego ntago nshimye amajwi ya Pastor Mutesi yasohotse avuga kuri mama Asia icyakora cyo sinafata 80% ngo nera amabuye Pastor Mutesi kubera ko afite uwo yarize bari Mutesi umuhaye 80 asimuha 20 oya no ntago mfata 80% yo kumutera amabuye ndafata 50 yo kumunenga ko atakoze icyari gikwiriye nk'umubyeyi cyangwa nk'umuntu abantu baboneranagamo icyitegererezo ase wacecese nkabanza nkaraye mufite defo yo kutabanza ngo umuntu avuge icyakora cyo ntabwo nshimye ko yavuze kuri mama Asia kuri biriya bintu byose byasohotse ntago nshimye ko Pastor Mutesi yabivuzeho ntago mbishimye pe ndagukunda Pastor Mutesi uri inshuti yanjye ndagukunda ariko mu izina ryanjye ngiye uwase Jacqueline ntago nanejejwe n'iriya message yasohotse turajyanye na Hara-TV bidakuyeho ko uwo yabibwiraga yari amwizeye byari hagati yabo kandi Pastor Steven nubwo yaje kwiyorobeka ko atazaho ibintu byavuye niwe wahaye ari amajwi ajya kuyashyira hanze nawe ndamunenze muri iki kiganiro ngenda namuzi Pastor Steven twabanye kuri groupe twabagaho yitwaga umutima family kera yafashaga za 2019 na za 2020 gutyo twabibanye ibyo bintu hari uko muziho gatoya ariko bitafitaho bihure n'iki kiganiro nawe ndakunenze muri iki kiganiro ntago mwakoze neza reka mbabwire umuntu reka mumbare mvuge rino jambo reka ndivuge uyu munsi wa none njewe ndi umudivorce watawe ufite igikomere cyo gutabwa ariko simfite cyo gupfakara gupfakara no gutabwa ni ibintu bibiri bitandukanye umuntu yagutariho ukavuga uti okay yarananiye ariko arahari n'abantu kayovuga uti so wanyara arahari cyangwa mama wanyara umuntu umwe yararimbye ngo ni umusinzi ariko ni uwacu cyangwa se nkabyane baba ngo nta kigoryi nta muryango buri kigoryi no hari ibintu ushaka kubaho abantu bakabaho bo baraho bumva ndiko byumva cyane nta muryango buri ikigoryi bibaho abanyarwanda ko bacu umugani kandi umugani ugana kariho ibiriho biravugwa bishatse kuvuga iki muri iki kiganiro ndashaka kumenyesha abantu iki kintu kuba uyu munsi wa none mama Asia yaba mu ruhande rwo kuba yakundana na Pastor Steven ntakosa afite kuko ntawe yaraciye inyuma ibyamuvugwaho wenda babivuganye ari babiri ariko mu by'ukuri ibintu byose biri no mu bwihisho bijya hagaragara nta nuwamenya impamvu bira bintu byagiye hanze ariko abantu bose baranyandikiye n'abanyamakuru na buri muntu wese n'inshuti zanjye baravuga bati kuki nta kintu uvuga kuki kuri Pastor Mutesi nicyo nshaka kuvuga kuri Pastor Mutesi yizeye umuntu amushyira hanze nibyo ariko nawe yakoze ikosa yenda yagombaga gusanga Asia akamusanga akamubwira ati rero namenye yuko ari umuntu amafaranga namenye kuri kubeshya umuntu gukwe uramenye gezaho dore turi muri social media abantu donc akamuha inama ariko urumva we yizeye Steven bavuga ibirenze ubwenge bwa muntu bw'umutima nukureka mbabwiza ukuri ntimubona ko ndi ntabwa unyisingegera ukanyite gisambo nababara w'ikirara nababara buriya nta mugore wifuza kwitwa ayo mazina icyakora cyo ibihe bishobora gutuma witwa ayo mazina n'iminsi ishobora gutuma ukora ibyo bintu kugira ngo urebe ko abana barya cyangwa bugake wenda utanabikunze ari kubera ubuzima ariko tugaruke kuri mama Asia uyu munsi wa none ni umuntu buri muntu wese yari afitiye muwe ko abuze umugabo amutanya abana amutanya inshingano kandi ari umumama warukiri muto bagufaka rukiri muto yabiragatsindwa nkomeje abamama bose bapfakaye bari muri kumva kino kiganiro abi ntabwo mukomere data zaturengera ariko bapfakaye ndabagarukaho nukuri ijambo ry'Imana ravuga ngo ningese w'imfubyi nkaba umugabo wapfakazi ndi kuvugana n'abantu bizera bibiri hagati y'aba babyeyi bombi mu yandi magambo umupfakazi ni don't touch umupfakazi ntago umupfakazi cyangwa se umuntu Imana yirahiriye ko ari se ikamubera umugabo ntabwo binemeye kumukoraho gutya sibyo so rero ikintu nashyiraho umucyo byo Pastor Claude yavuze byabaye ku rusengero hari byabaye
wenda bikabereye usimbyumve cyangwa se nanabimenye icyo nemeza cyo nahagararaho namusanze inyuma y'urusengero ahagararanye n'abandi bahungu bari abana bari bahaye kugayidinga umugeni ndamubwira byagenze gute yego namushumba busengero niba mushaka konsobanura kino kintu mwihangane ngiye nkivuge mutari kuvuga hanyuma ndahabasanga mabasanze shaka ushyiraho mucyo mabasanze Pastor Claude nyagishe kumubaza muramuzi dore ngo yabicaye imbere sinyamvuga umuntu agiye uyu mugabo agira amahane pe agira gutya namwe muramuzi yagira gutya yari yambaye ikota bwateo ya Jacques ateo ya murasuzwa ateo ya donc ntago twize tubasha kumvikana nta nubwo twabashije guhuza ariko icyo nemeza cyo icyo nemera imbere y'Imana n'abantu aho yari yicaye yarahahagurukijwe ariko mu kuhahagurutswa ndashyiraho umucyo ntabwo bahamukwe kuko bamusuzuguye hari hagenewe abashumba ba nyiri torero n'ugomba gushyingira umugeni n'iki baramwimura urumva kwa kundi uyo wakiriye nyiri torero ni wamuhagurukije mu ntebe za plastike anzana imbere ubwe ariko na protokole y'itorero yari ifite abo yatumiye uri bushyingire abashumba n'iki nawe wari watumiye Pastor protokole w'itorero umugabo muremure cyane w'imfura ukora muri banki ahantu yaravuze ati twebwe byadutunguye uburyo bamuhagurukije mu ntebe wari wamuhaye mushumba Claude yarahagurukijwe icyo ndagishyiraho umucyo nagerageje kubaza ababikoze abamuhagurukije bambwira ko hagenewe abari bushyingira umugeni n'abari busengera umugeni birarangira aho hantu mashyizeho umucyo ntago Pastor Claude yabeshye koko yarahagurukijwe icyo cyo cyarabaye ariko habamo iyo mpamvu icyo si kimwe mwashaka ko kiraho umucyo kabiri icyo mwabazaga kijyanye n'amagambo Pastor Mutesi ye uretse oya kuba barahisha urusengero n'urusengero rukaba rutari ruzi ko ari Mutesi uri buhakingirirwe aho nabyo bivuga ntago nabivugaho kuko ntabyo bambwiye nta nibyo namenye buretse gato ubwo byarabaye ariko no kuba yararuhishe nimba koko byarabaye agahisha urusengero hari impamvu ze zatumuteye kubikora ariko nk'umuntu w'umukristo numva yarabikoze bitari bikwiriye ako ngako ngashyizeho umucyo nago rega ngiye nubwo namuna Mutesi nago nzamwibambira hano muri grillage ngo ibintu byo byose yakoze urumva nago ngiye njya muri grillage ngo nibambemo ngo nyamara mu birabo mu mbambe ngo nukugira ngo nemeze abantu ikintu hari ibintu bimutera gukora ikintu ariko hari ibintu byanera nangiye kuvuga ikintu ko hari ikintu cyanyuma ngiye gusoza ukabona kumbaza ikibazo cyawe hanyuma ikintu ushaka ko mumbaza ntago ni hari ijambo impamvu mwembi ndabazi nago navuga muvuga ngo bijyemo ubundi ndahita mbaho umwanya ku bintu byose birimo bivugwa ku byabaye Dubai byo kuba yarafunzwe yarahohotewe n'ibiki hari n'abavuze ngo gutandukana n'abavuze ngo bavuye mu Rwanda bagiye gutura nshyizeho umucyo Pastor Mutesi ari hafi ndetse cyane muraza kumubona vuba na mahoro ameze neza nta kibazo afite nta n'ibyabaye n'ibyo umutekano kuri we ni wose kandi n'amashimwe ni yose ibindi Imana ibamugisha mu mbazi nakoze cyane gato mubaze ikibazo rero ndaje ni Uwanyana Asiya umudamu w'umupfakazi nyuma yuko apfakaye Mutesi niwe muntu wabaye nk'umwiyegereza hafi bamwe baravuga ngo yashaka gutwara platform y'abantu kunzi b'inzahuke baba diaspora kugira ngo abiyegereze kandi koko byabayeho Mutesi Uwanyana Asiya waje muri bridal shower mwari murimo waramubonye hanyuma nyuma y'iminsi mike kumva ngo ni ingegera umugore w'ikiraya indyarya umugore udashobotse ari Mutesi na mama Pastor Uwanyana Asiya ninde mugore w'ikirara ninde mugore ubona utarigeze ashoboka muri abo bombi babiri nta muntu uvuga amakuru y'umusozi atatuyeho kuko ndibana uyu munsi nzi amagambo abantu banyita ushobora kwita umuntu atari we ariko mu by'ukuri uzi ibyo acamo ntago navuga ngo mama Asiya yari ikirara cyangwa Mutesi yari ikirara ahubwo icyo nge navuga ngewe mvuze kandi ya Mutesi ambabarire ko mbivuze muri ubu buryo rwose ku majwi yasohotse yavuze ko yamusabye imbabazi kandi na mama Asiya yaravuze ati rwose Mutesi yarankomerekeje ati narababaye rwose Mutesi ndamukunda murabizi neza ko ikintu cyose kimuhagurukiye ngihagurukira ariko kuri inshuro yarakosheje pe yarakosheje ariko kumwitikira oya ntago byandenze byaranambabaje
uya nge nago nyana imbi ndyarya narababaye nabyumvise ndababara nababaye ku ruhande rw'ibisohotse mbabara no ku ruhande rw'ubisohoye mbabara no ku ruhande rw'ubivuzweho nababaye mu buryo butatu cyizere cyase wari umufite si cyagabanyutse oya ntago cyagabanyutse kuko byose biracyashoboka uriho arakosa kandi umuntu ugihumeka yakosora ibintu nago rega uko mwebwe mufata Pastor Mutesi ariko mufata oya ma Pastor Mutesi twagize amahirwe yo gusangira twaraganiriye naramusuye yaransuye ntabwo ari mu bibingana nuko mwe mubifata ariko n'umuntu arakosa icyo cyo nacyemera kandi uriho arakosa yego Mutesi yaravuze ati nasabye imbabazi wanyana Asiya ati ansubize ijambo rikomeye rifata ku mutima wanjye umutima uraturika ati yararivuze se ntabwo yarivuze urumva rero ati namubajije ngo arambwira ngo kuri umubyeyi nkaba umwana se urumva nakubwira iki kuba tararivuze urumva ni confusion ni entre parenthèses yashyizemo abantu ni ikibazo kuko Jessica Mena ntago twe tuzi ikintu yabwiwe cyamukomeye yaramubwiye ngo kuri umubyeyi nkaba umwana ariko reka mbabwire sindi umucamanza sinje no kurimiraho Pastor Mutesi itaka ariko hagati ubu ya Pastor Mutesi na mama Asi waturitse umutima yabarinde ninde ahubwo we nsubiza ninjye ubajije numva Asi yaturitse umutima kubera ko niwe ibye byagiye hanze hasohoka amajwi ye kandi ari kuvuga n'umuntu yari yizeye ariko nubwo twagaruka ko Mutesi yabwiraga uwo yari yizeye mu by'ukuri ndacyagaruka ku kintu cyuko yagombaga kuba yakamusanze nk'umubyeyi rwose Mutesi ndacyabigarukaho kubyo yakoze byose nibimbuza kumukunda kuko ni umuntu nta na raison mfite yo kwanga umuntu nge se nanga umuntu naramuremye ahubwo nahagaye umuntu cyangwa nkakosora umuntu cyangwa se nkarwanirira umuntu ariko ndacyabigarukaho ko yakoze ikosa nge nta soni mfite ndi kureba muri kamera njya mbona abantu benshi bagiye kuvuga ibintu bubika umutwe iyo ngeze ku kintu kirengera umuntu cya kivugira umuntu mpaguruka nkanjye nk'uko uyu muntu amvuze cyangwa ambabaje bingera binshyikira yego erega siri mujiza nta muntu udakosa urabona ko nambaye ikanzu y'ubururu I know ndabizi ko ndi munini ariko ntago nyeneye ko ndabyibushye ariko ntago nyeneye kubwirwa ko mbyibushye mu buryo butari bwo nanjye ndabizi ko hari bitameze neza ariko ntago nyeneye kubyumva n'abandi bantu wenda ndi kurwana no gukora siporo ngo nanuke na mama Asiya arabizi neza yuko arimo guteretana ndetse n'umuntu wananiranye waciye hano kuri social media ariko mana Steve singusenya ariko witeka ambabarira nyeze kuri iki kintu ngiye kuvuga ubundi nta mugabo muzima uvuga umugore nta mugabo muzima uvuga umugore ubwo atari muzima wenda mama Asiya wait naba ngiye gutukana aho hantu nakubwiye ngo nyene ujya kumbaza ibintu ushaka ko kunjambura ujye urekanye mvuge mu buryo bwanjye ko nararezwe hari uburyo nanengamo bya gipfura byaba umuntu ariko bitohereza imyambiko umuntu ubundi rero mama Asiya wenda Imana kwigishije abantu ariko umugabo wafashe umugore babanye mu nzu akamwanika wumvaga urinde wo kutanikwa akamurikodinga kugira ngo amuhereze isi uyu mugabo ashiye ku isimbi umugore akavuga ati niyo mubiri umgize njya muri dushe nkakaraba nkimena amazi kuri n'umugore usigaye inyuma uzakunda Steven ujye uvuga umugore unkurikiye uzakunda Steven mbere yuko utekereza ko uzarimita amagambo yawe kugira ngo batazakurikodinga uzabanza usengera uwo mugabo ugiye gushakana nawe ari we Steven abanza cike kuri ya kamere yamutandukanyije n'abandi bose kuko umunyarwanda yavuze ngo inkoni kubise mu cyebo uyirenza urugo Steven yagaragaye mu kurikodinga umugore wa mbere agaragara mu kurikodinga abagore ba kabiri ararikodinga azenguruka arikodinga afata video birangiye arikodinze na mama ni umudayimoni umwarisemo nubwo bavuga ko ari abapasiteri sinzi aba barabahaye izo titre I'm sorry to say yego iyo tugana ku musozo iyo ngeze ku kintu cyitwa pasiteri nkanura amaso kuko umunsi ndimo ndera nyine kandi yari pasiteri so rero icyo kintu iyo titre nyigira akantu kagakomere ninjye nyigira abantu bagiye bihangana bizajya bihutaza ajye yihangana so imbere y'abantu batwumva badukunda badukurikiye Pastor Steven nimbutize birahagije enough is enough ngiye nubundi mfite irindi zina ryanjye wanyita wambonamo uko wanyumva I don't care ntago binandeba sibyo ariko nkizaga keregeshwa kanjye k'inama gezaho yego
inkoni ikubise mukeba uyirenza urugo iyo ryo jambo ndarikunze cyane buretse gato mbabwira undi mugani mumbabarire n'ikinyarwanda gipfuye ariko ni ikinyarwanda baciye umugani ngo inkubisi y'amaziranoki irayitarukiriza okay mu yandi magambo Steven yari kodinze mamasi ariko yarwaye pressure irenziye inkoni ikubise mukeba kuko yarwanye no kwisobanura no kuvuga ko atariwe none se yarinde ninde wari kodinze reka buretse gato twemere yuko wenda izo rekodi zatanzwe n'uwo yazihaye hanyuma se uwo yazihaye niwe wari kodinze wapi inkubisi y'iki y'amaziranoki irayitarukiriza inkoni ikubise mukeba uyirenza urugo nubwo twatangiye tubigiraho mu kanya binsabye umwanya wo kujya kureba ndebye kuri channel nsanga video za Pastor Mutesi koko warazisibye zavuyeho zubukwe kw'inkoni ikubise mukeba uyirenza urugo abonye aswanye nasiya namwe muhita mushwana nukuri ndahe nimukajye mugarura ngewe ntago njya ryindi naziriho buretse gato kwaze buretse gato rega ku ikintu kitariho ntibisobanuye yuko wenda nakibonye mikosa shaka wenda haraho nabonye isutiye yahengamye shaka buretse gato izihe se ebyiri zafashwe se si yanjye niyo wa mama bavuze ngo numurozi umwe twa posoro zine bamubeshyera kandi wa mama naro uri aroga nabana umukozi w'Imana Rosine n'umukozi w'Imana cyane Rosine n'umukozi w'Imana ni rugwayo sibyo so reka twigane no kuki batakuye ngo editing se byibuze dusubire mu editing hanyuma uzirekereho kuki bakuye muzimareho zose biraharo yasimbe se wabivuze dusobanure nyine impamvu buretse gato nako nimukajye mwihuta nimukashaka gushinza umuntu ibintu mutazi impamvu iki kintu ngewe kubera ko mwese muri shiti yanjye ndashaka kuzakibacaho mujye mukora ubusesenguzi nk'abantu bakuru sesengizi zaye zanarebwe neza abantu benshi bakunze kuvuga wewe nyine ndi kwibaza kuki zitakiriho ngiye nazo mbona turacyazikosora amakosa twazibonyemo mu myambaro yanjye batekana basubiye kudodesha idakoze isoni none se mu hejuru y'amabere usuwareba ahangaha wo ntiyabona ko ari mu mabere oya nta kosa we wabona ariko nkanjye ariryo nabonye nyuma biba ngombwa ko tuzabikosora nta n'ikibazo kirimo hanyuma ndashaka kubwira abantu ko Pastor Mutesi manitse akaboko kano dufata itarapo twakiburyo ndahiriye ku Mana yaremye ijuru kutakoresha kibumoso nka wese warahije rahisha imoso kuko niyo we yakoresheje imoso na Bibiliya umunasezerana imbere y'Imana arahisha indyo y'umuntu asezerana mu murenge arahisha indyo ubundi nta muntu urahise imoso ntabwo bikwiye so nge ndayije imbere y'Imana byose ni Sabe wa Isimbi TV ndetse na Mama Sharirene bafashe banenga Mutesi ku mabi yakoreye Mama Pasiteri Uwanyana Asiya kandi Mutesi azwi nk'umuntu wari umusangwa ku Isimbi TV ibi bintu urabona bizagarukira he ariko rero mbanenga rwose sibyo ni nabyo ariko cyokoza man witeka dutabare amen tujye tunenga n'ibyo nacyo nshaka kuvuga ndifashe oya erega abantu bakuzi nk'inyangamugayo ngewe barabizi ko mvugisha ukuri uzabyemeza ukuri kwawe gusohore tusoza kino kiganiro hanyuma ahubwo mureke mbabwira mu gihe twese dutegereje ko Imana idutabara tujye tuvuga turenzeho twatsi nk'abantu ejo bazagaruka inyuma yaho twanyuze cyangwa bazakomeza imbere ibintu byo kuza ukaba watatura Jack ugashwanya ugashyira hariya nk'utazi ko wabyaye cyangwa washatse tujye tubyihorera mu byihorere tubana amahoro noneho mu bavugwa hano sibyo Mamasi yawisanze muri aka kantu ko kuvugwa abandi bose tumuvugaho nta nutaranyuza hano nawe ubwa afite ibyo bihamunyujije abatarahanyuze ngo baratanye n'abagabo barabakoye bakanabandikira impapuro bakavuga ko batakowe mu nyuma bahaciye mu buryo bwabo abo bose barahaciye buri muntu wese ahaciye ku giti cye nanjye nahaciye mvuga ko natawe undi nta muntu uvuga kuri Mutesi uyu munsi utaraciye nawe uvuga ko turi bishubaziko wavuye mu rundi rugo nawe byaragucanze Imana yagutabaye guha Mama Pasiteri ariko hari aho wanyuze ufite umusozi wawe siri mu Jesus nawe utwiha utubaza ibibazo uyu munsi nshaka kumwanika nabonye kuri TikTok baramwana baramwandurura baramwaniye nzamukorera ikiganiro gutese kandi nanafite screen recording umuntu witwa Ubutuna yaramutunenze siri mu Jesus
aramwanika amushyira ku mugozi nta muntu n'umwe rero uvuga undi hano utavugwa wagira uti Dubai nta gifungo gihari nta bibazo byahabaye uti ibintu ni amahoro abantu bose bi Dubai ibintu ni byiza cyane ntabwo ibintu bikomeye ibintu biroroshye cyane hanyuma mwatumiye Sandrine wa Gasaro TV yagomba kuba ari we ugaragara nka mwarimu cyangwa se preacher wagomba kwigisha Mutesi muri Bride Shower ntiyahaboneka turimo turasoza aho ntibisuzira inyuma ntiyaboneka Sandrine wa Gasaro TV ntiyaboneka mu gihe cy'impano nabwo mwamutegura impano Sandrine wa Gasaro TV ntiyaboneka ibi bintu no muri reception yatabonetse no muri reception ntiyabonetse sorry ma ngende nkwibutsa yego gusa ngewe nawe ni inshuti yanjye yego ariko afite impamvu ze zatumye ataboneka ushobora gusanga bwa mbere Sandrine kamugaruke kandi muvugire nk'inshuti yanjye tujya muri Bride Shower Sandrine yari amazi imisi arwaye bari no kumutera inshinge hagati yo kuba ari mu bishuti ye utumye nanjye nibazaho nuko muri reception koko namubonye aho niho ntamubashije nago nzi impamvu Nirayira Mukanagari Makire Laila with show yaravuze ati Mutesi kwita mama pasteur wa nyina si ikirara ingegera indaya atukwe kuba president w'ibirara kuko ni wowe urusha Asiya abagabo benshi watereswe na benshi kandi wabanye na benshi Raila yavuze ukuri cyangwa se yarabeshye Raila ni ibitekerezo bye nkuko ibitekerezo umuntu wari wigeze kuba umuvugizi wa Mutesi kuba warasimbuye Raila gira icyo usubiza nk'umuvugizi ntabwo ndumusimbura kuko kuvugira Mutesi nta kazi nahawe ngewe ni ishyaka namurwaniye wewe se gatoya siri mujiza urabizi ko tujya buretse gato yigizeyo udatuma nsarara gutya urabona siri mujiza urabona uri inshuti yanjye kankushimire no muri iki kiganiro uri inyangamugayo amen amen Sirimu Jesus ni umuntu tuvuge urugero umuntu ashaka kuzana nk'umuntu kuri cano yakuvugaho byakubabaza wamusanga mu gikari kikana agahita gikuraho ubwo si ubunyangamugayo rero Raila ngewe nago ndi umukomba nkweto wa Mutesi niyamye abantu baje kuvuga ngo nabakongo n'umukomba nkweto wa Mutesi namwumvise wo bari kodinze ejo bundi yanyoye kwa Karara TV biriyo wanyise umukomba nkweto ndakwihorera Justin yita umukomba nkweto ndamwihorera kandi nawe aragaruka yita umukomba nkweto mbiyame nta nubwo ndi umuvugizi wa Mutesi nge ndi umuntu uvuga ukuntu ikintu nyibona kabiri ndi umuntu urwana ishyaka waye umuvugizi bigutwaye iki wa Mutesi aya ntago no se kuko uburetse gato oya uyu munsi dufite umuvugizi wa RIB dufite umuvugizi wa polisi dufite umuvugizi wa guverinoma ngende umuvugizi w'abagore bo kuri YouTube n'abagabo bo kuri YouTube n'abagore twamenyanye cyangwa inshuti mfite cyangwa se abantu gute ahubwo icyo navuga ngewe banyise umuvugizi nemera kuvugisha ukuri nkuko none se uyu munsi ko mvuze ibitaryoshye nabwo ndi umuvugizi oya none se umuranyita ko navuye ku ruhande rwe uyu munsi nuko hajemo akantu uri yarari gukeka ko mutanye ikibazo ntaga amagambo yavu none se kabiri kangaye Pastor Claude yasenye Mutesi kandi nkamwubaka singuyica nge nago nyamvuga umuntu agiye uretse turebe aka kantu Sirimu Jesus ahantu hose uzaburi ukagira ikibazo nzakurwanira ishyaka naho Pastor Claude azabari Pastor Karame ahantu uzaburi nzakurwanira ishyaka kubera ko nta muntu uzakuvuga nabi niba avuze ngo uriba ntago mbikuziho niba avuze ngo uri gisamo nge ndaza nkarya nkanataha ahubwo no kugenda byananiye uremewe yego rero ako kantu nitujya gushaka kuvuga ko umuntu ari umuvugizi wundi tujye tumenya ijambo umuvugizi abandi barabiyemerwa ngeze hari umuntu memba ntago nidekaraye nk'umuvugizi ahubwo ngewe ndi hano kugira ngo mvuge ko ntari umuvugizi ntago ndi umuvugizi wa Mutesi nta nubwo ndi umuvugizi wa Sirimu Jesus sindi umuvugizi wa Pastor Claude cyokora ndi umuvugizi w'urugo rwanjye kuko naruvuganira rukarya mbonye tugiye kuburana ibindi byo mwani magambo barayira urabiyamye n'abandi bose yego nanjye reka mubaza hanyuma rero Sirimu ikindi kiganiro numva twasoza tugatangira ibishyashya bindi reka mubaze ikibazo kimwe tugatangira ibishyashya reka mubaze ikibazo kimwe ikintu kinshimisha nuko wasabye Pastor Claude imbabazi zuko yasebeye mu bukwe wari wamutumiye yego ariko wibagiye gusaba imbabazi umugabo bita Kamarade bafungiranye Kamarade se musaba imbabazi ari invitation namuhaye
ntabwo byamubayeho nibyo biramureba aho wamubaze amakuru Kamarade yatangaje ko Asiya Mutesi yashatse kumwisambanyaho akabyanga ayo makuru wigeze uyumva weze ngata Kamara Mutesi yakwisambanyagaho uri umwana bafata ku ngufu yakwisambanyagaho se yabaga yagushyizemo ikigusiriko ngo ugiwe cyangwa mujye guhura we nimba warabimubonyeho kuki warinze kubitindamo ubundi se arinda kwisambanyaho warimanza kumenya akwisambanyaho se ubu umugore wawe mwatandukanye kuko yari yakwisambanyijeho sha mujye muvuga muziga mwana ngo batandukanye kwera Mutesi mujye muvuga Mutesi ngo ne wabitumye oya mujye muvuga muziga bro mujye muvuga muziga Kamara ndakuba uri inshuti nziza uri umuntu mwiza numvise iyo ugiye kumvuga uransinda ariko ikiza nawe arabagutsinda wani yabagutsinda bare kwanika ahantu wumvise amajwi ati bro ko sore bro kwa karara biriyo reka mbabwira ino mihanda ikibuga cyaranyereye mureke tubane mu mahoro Kamara reka twibanira amahoro iyo agiye kumvuga ngo wa mugore ngo sishaka kumuvuga izina come on nta nubwo ari ngombwa kumvuga izina kuko kumvuga kwa ntibyangaburira niba byakugaburira uzamvuge nanjye nibingabura nzakuvuga kandi ntago ari ngombwa sinkwiyenuyeho ahubwo uburyo buri ariko nawe yare chini hari umuntu gukandagira mu mutwe gahwanya numvise amubwira ngo kanta mugeze mu bwonko ariko simwishimye hejuru ariko tubane mu mahoro Kamarade afite ukuntu asesengura ibintu nabi pe akakwanika kumva yagusiga umwanda akawushyira ku mugozi Kamara uri umubyeyi ujye ubivuga ujye utekereza ko amagambo uvuga uyu munsi umwana ejo bayamuvuza utakwishima umuvandimwe wawe cyangwa inshuti yawe cyangwa se n'undi muntu wawe w'inshuti bamuvuza utakwishima so nshaka kubwira abantu ngo twige kuvuga tuziga so wakicana na Kamarade nyuma yo guharabika Mutesi kuriye ngiye twakwicana ikibazo dufitanye se unagiye akavuga ko wamusabye musaba se arabona ari kuri type yanjye yo kumusaba ntabwo ari Kamara nazo baba nawe reka mbaze tuvuge oya none se Karano arayavuze ngo ntango ngo numucancuro kuri YouTube ngo nta contract agira ngo agenda ahakoze ikiganiro ngo bamuha 10,000 siko yamuvuze niko yavuze none umugabo ubamwishyuye 10,000 kugira ngo avuge ngo asambanya na Mutesi none se siko Karara yavuze ngo numucancuro burase gato yavuze ngo numucancuro akimpamvu nze ntago ari kuri type yanjye wenda ntago yanyemera ubwo rero ngiye wabo turi kuri abari type yanjye nabazanyemera so igihe cyose nzi kutanyemera ntago uri type yanjye nawe niba utanye ntakwemera nanjye ntago ni type yawe ni ibintu bisobanuze kuba umuntu atari type yanjye ntago bisobanuye yuko arenze cyangwa ndenze ubwo hari ibyo tuba tutahuje abantu rero inkweto zambarana burese gatoya ujya muri telefone ndakumva cyane hari ijambo umuntu yakubwiye rigusenya nari bukubwirira hano kuri kamera kuko uri inshuti yanjye ariko wamusubije ijambo ryiza uramubwira uti ndekera umugore ibindi byose byanyu mubibemo ariko ngewe ndekera umugore mvira mu rugo so nanjye rero bamvire mu buzima umuntu utekereza kujya kunekerezaho akanshwanyaguza ntacyo bimbwiye nta nubwo binandeba kuko mfite ubuzima bwanjye kankubwira kandi kantu dusoza kino kiganiro kugira ngo dutangire ibindi bishya wa mugani wa Claude ashaka uyu mudamu yavuzwe amagambo menshi ariko uyu munsi twese turagera tukarambya ubwo rudasaba umunyu amagambo bavuze yabamariye kandi uzare muri comment wa mugabo uri gisazi ntago wuzuye ibi nabona muri comment ntago bimubuza gutaha ngo atera akabariro mu rugo rwe arye neza ahembwe neza ahabwe gift asokane n'umugore we afite umugore umukunda cyane narabikunze umugore waba muri ruhande mu bintu byose aremewe so bishatse kuvuga perezida yaravuze ngo ibitutsi ntawe byishe ntawe byabuza kurya uyu munsi wa none reka mbabwira akantu mbarabure comment zanyu ni ingenzi views zanyu ni ingenzi ibitutsi byanyu ni ingenzi nibyo bitumbagiza ama YouTube God bless you all mani wamugeze ni Pastor Mutesi Production n'umutware we Murindwa Ferdinand baragaruka ryari hanyuma mbikuye ku mutima na Bosco Empire turashaka kujya gusura urugo rushya uko twavuye kwa Sia turashaka gusura Mutesi hanyuma tubikuye ku mutima mwakoze kubana nanjye muri iki kiganiro turabigusabye ugiye kubidusabira cyangwa urabishyigikiye basi urabishyigikiye cyangwa n'ubishyigikiye muba mutwika ntabwo dutwika jewe Pastor Claude Niyonzima na Bosco umwana w'imuhanga Empire turashaka uko twagiye kwa Sia turashaka no gusura Mutesi na Ferdinand mugiye gukora iki kumusura
ntabwo tuzahora muri ibyo ngo ngo Claude na Mutesi Bosco na Mutesi Wajya kumusura. turashaka kujya gusura urugo rushya muretse gato reba hariya bantu munkurikiye Claude aka kanya mumubonyemo amabara ngahe nkanjye namwe mumureba wowe umubonye mangahe 6 kuko uyu munsi araza ati pa akagaruka ati Mutesi pa akagaruka ati Mutesi waransuzugwe ya bwacya ati dufite minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge n'uburere mbonera agihugu butwigisha kubana neza amahoro nk'abanyarwanda nimba dufite minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge n'uburere mbonera agihugu kubera icyo udashaka kuba umuvugizi cyangwa intumwa kwa Pastor Mutesi je na Bosco ngo twigire gusura abageni oya nzakuvugira nemeye amakesi ane ya fanta inyuma yanyu nk'umuntu uzabaherekeza urakoze cyane tubashimire mwese ikaze TV Rwanda kuri Hara TV ndetse na Slim Jesus yari Pastor Claude Niyonzima ndetse n'uwase Jacqueline twari turi imbere ya kamera inyuma ya kamera ni Slim Jesus ndetse na Natani n'agasore keza karekare kigaratorito ko kuri Hara TV cameraman wa Johnson tubashimiye mwese subscribe like comment asigaye twikomereze mu rugendo rwacu rwa buri munsi tubakira ku ikaze TV ndetse no kuri Hara hahire rimwe ni hahandi kuri Slim Jesus kwa Yesu byose birashoboka turabashimiye cyane nakagaruka inkuru ikurikiye nisobanura Apotre Yongu buryo yiyakirije akiyambura kuba intumwa sawa